Hari umubare umaze imyaka n'ibinyejana byinshi uvugisha isi yose, umubare abantu benshi batinya, abandi bakawukoresha mu gusobanura ibihe by'imperuka, cyane cyane mu bijyanye n'iyobokamana n'imyemerere. Umubare ni 666, umubare uvugwa mu gitabo cya Bibiliya, cyane cyane mu gitabo cy'ibyahishuwe. Uyu munsi tugiye kuwuvugaho, turebere hamwe impamvu abantu bawita ikimenyetso cy'inyamaswa, ndetse n'impamvu abantu benshi bawuvugaho mu buryo butandukanye. Ese 666 ni umubare usanzwe? Ni ikimenyetso cy'ikoranabuhanga cyangwa ni ikintu cy'umwuka gifite ubusobanuro bwimbitse? Tugiye kubisesengura neza kugira ngo dusobanukirwe. Ikaze kuri mwese. Mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 13 umurongo wa 16 kugeza ku wa 18 handitse ko hari inyamaswa izashyira ikimenyetso ku kuboko kw'iburyo cyangwa ku gahanga, kandi ko nta muntu uzashobora kugura cyangwa kugurisha atagifite. Bakavuga ko umubare w'iyo nyamaswa ari 666. Ibi kandi byanditswe n'intumwa Yohana igihe yari mu buhungiro ku kirwa cya Patimo. Ibyo yanditse byari ubuhanuzi bwuzuyemo ibimenyetso n'amashusho. Uyu mubare 666 usobanurwa nk'umubare w'inyamaswa cyangwa umubare w'umuntu. Ibi nanone biterwa n'uko mu bihe bya kera inyuguti z'amazina zabaga zingana n'imibare. Abahanga bamwe bavuga ko uyu mubare ushobora guhuzwa n'umwami w'Abaroma witwaga Nero, akaba ari we wishe abakristo bwa mbere. Mu mibare ya Bibiliya, 7 akenshi ifatwa nk'umubare wuzuye, mu gihe 6 igaragaza kutuzura. Mu mvugo y'imibare y'igihe cya kera, gusubiramo 3 byasobanuraga gushimangira. Hano bishobora gusobanura kutuzura gukomeye, ubumuntu budafite Imana, cyangwa imbaraga zigerageza kwigana Imana ariko ntizibe zuzuye. Nk'uko twabibonye mu gihe cya kera, inyuguti zari zifite agaciro k'imibare, ibyo bita gematria. Hari abasesenguzi benshi bemeza ko 666 ishobora kuba yarasobanuraga umwami w'Abaroma witwaga Nero, nk'uko twabivuze, kuko iyi zina rye rishyizwe mu mibare y'igiheburayo rivamo 666. Ibi ni ibyerekana ko bishoboka ko Yohana yari arimo kuvuga ku butegetsi bwari bubangamiye abakristo muri icyo gihe. Zimwe mu mpamvu abantu benshi babyitirira ikintu kibi cyane ni uko mu myemerere ya gikristo ishingiye ku magambo yo muri Bibiliya, hari abantu babona uwo mubare hamwe n'ikimenyetso cy'inyamaswa nk'ikintu kibi gikomeye kizana uburangare ku myemerere ya muntu. Bamwe niyo mpamvu bavuga bati ni ikimenyetso cy'igihe cy'imperuka cyangwa n'umwanzi w'Imana. Ariko usanga abantu benshi nanone 666 bakunze kuvuga ko ari Satani mwenyewe, ariko nk'uko tubisoma muri Bibiliya, Satani avugwa nk'ikiyoka. Ni ahantu bavuga ko 666 ari izina rya Satani, ahubwo 666 ihuzwa n'inyamaswa, ikintu gihagarariye ubutware burwanya Imana, sisiteme mbi, ndetse n'ubuyobozi bushaka kugenzura abantu. Ibi bishobora kuba politike mbi, ubukungu bugendera ku guhohotera, ndetse n'ubuyobozi bwigize Imana. Reka turebe ibisobanuro by'iyo bavuze ikimenyetso kugishyira ku gahanga no mu kuboko. Mu bihe bya kera, ku gahanga byashoboraga gusobanura ibitekerezo cyangwa imitekerereze, naho ku kuboko byo byashoboraga gusobanura ibikorwa. Ni ukuvuga ngo muri rusange, ikimenyetso ku gahanga no mu kuboko bishobora gusobanura kwemera imitekerereze y'inyamaswa no gushyigikira ibikorwa byayo. Gusa ntabwo bivuze tatuwaje cyangwa microchip ishyirwa mu mubiri nk'uko benshi babivuga. Hari abantu benshi bakunze guhuza 666 n'ikoranabuhanga, bakavuga ko ari barcode, microchip cyangwa digital currency bifitanye isano. Bibiliya yo ivuga sisiteme yo kugenzura abantu. Mu buryo bw'umwuka, 666 ishobora gusobanura umuntu wubaka ubuzima bwe adashingiye ku Mana, sisiteme y'isi ishyira imbere inyungu kuruta ukuri, cyangwa guhindura amafaranga n'imbaraga ikigirwamana cyangwa Imana. Iyo umuntu ashyira imbere icyubahiro, amafaranga akaba ari byo yita Imana, ashobora kuba ari mu murongo wa 666 apana mu mubare, ahubwo mu mitekerereze. Impamvu zituma abantu benshi batinya 666 ni uko mu mateka wakoreshejwe muri filime ziteye ubwoba, ibitabo, ndetse n'imiziki, imwe n'imwe hose bagenda babisanisha n'ikimenyetso cya Satani.
Ibi nibyo byatumye abantu bawufata nk'ikintu cy'umwijima n'ubwoba, ariko byose biva mu kutamenya. Kugeza ubu uyu mubare uracyakoreshwa nk'iyo ubuyobozi buwukoresha mu kugenzura abantu binyuze mu bwoba, abantu bemera ibinyoma kubera inyungu, cyangwa sisiteme y'ubukungu ibuza abantu amahoro. Muri ibyo bintu ushobora kubonamo umwuka 666. Isomo rikomeye rikubiyemo ni uko igitekerezo cya 666 kitwigisha kutemera kuyoborwa n'icyubahiro cy'isi gusa, no kudashyira umutima wacu ku bintu birenga Imana, kandi no kudakurikira sisiteme mbi kubera inyungu. Tangira utekereze wigenga, unatangira usenge cyane, unashaka ukuri. Mu by'ukuri iyo Bibiliya ivuga ku kimenyetso cy'inyamaswa, ntabwo iba irimo kwerekana umubare ku giti cyawo gusa, ahubwo iba igamije kutwibutsa gukomeza kuguma ku Mana nubwo haba hari ibigeragezo by'imyemerere cyangwa ibihe bikomeye. 666 si umubare gusa, ahubwo ni ishusho y'ikintu cyimbitse, haba intambara hagati y'ukuri n'ikinyoma, intambara hagati y'Imana n'ubwibone bw'umuntu, cyangwa intambara hagati yo gukurikira urumuri no gukurikira inyungu. Niyo mpamvu guhera ubu ugomba guhagarika kujya wibaza ngo ese 666 izaza ryari, ahubwo tangira wibaze ngo ese njye ndi mu murongo w'ukuri cyangwa ndi mu murongo wa sisiteme irwanya ukuri. Ndabashimiye ku bantu mwese mwafashe umwanya wanyu tukabana kugeza ku musozo, ni iby'agaciro. Nshimira abantu mwese mumaze gukora subscribe, nibutsa abatarayikora kuyikora, mugatanga ibitekerezo byanyu muri comment, mugakanda like, mukanasharinga ku bantu bose. Naho ubutaha, Imana ibarinde.